reka twongere dushimire Imana kuri uyu munsi twongeye guhura kugira ngo tuganire, tuyishimire ko yaturinze mu minsi yose duhereje inyuma, kubera ko nta handi duteze uburinzi, nta handi duteze kubaho uretse ku Mana yacu. Iyo yaturemye idukunze, itugira abantu kugira ngo natwe tubeho, kugira ngo natwe tubashe gutegeka iyi si. Turayishimira rero ko tukiriho kandi ko dukomeje gukomeza kubana nayo. Reka uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo ukuri nyakuri. Ukuri nyakuri. Abantu benshi bifuza ko babwirwa ukuri aho bari hose, ndetse n'utavuga ukuri yifuza ko abandi bamubwira ukuri cyangwa bakamubwiza ukuri. Nabwo rero mudukurikiye, reka tubamenere ibanga kugira ngo tumenye ukuri icyo ari cyo, tumenye ibanga ry'ukuri. Ndashaka kugira ngo mbabwire amagambo buri muntu wese yatekerezaho cyangwa se dukwiye kuzirikana. Buriya inyuma y'ukuri hari ukundi kuri, kandi ukuri guhishe niko kuri nyakuri. Nyuma y'ukuri hari ukundi kuri, kandi ukuri guhishe niko kuri nyakuri. Niyo abantu bakumva bari kuvuga ukuri, ariko buriya habaho ukundi kuri kwa kabiri. Uko kuri kwa kabiri niko kuri nyakuri. Hari imvugo nyinshi abantu bakunze gukoresha, usanga bavuga ngo ukuri ni ikinyoma cyemejwe n'abantu benshi. Ngo ukuri ni ikinyoma cyemejwe n'abantu benshi. Ubwo urumva ntabwo nako kwari kwaba ukuri. Abantu baravuga ngo ukuri nyakuri kumenywa na nyirako, kuko ntawe ureba mu mutima w'undi. Abandi nabo ugasanga bavuga ngo ntawamenya ukuri k'umuntu kuko umuntu ni mugari. Ayo ni amagambo abantu bakunze gukoresha bose bavuga ukuri. Ngiye gufata urugero rumwe rw'abantu benshi bakunze gukoresha. Buri umwe wese, cyane cyane ko twese twagiye tuvukira aho ibyo ngiye kuvuga, cyangwa se twakuriye aho ibyo ngiye kuvuga biboneka. Turafata isengesho rimwe, ntekereza ko hari abantu benshi barizi. Isengesho tuvuga ngo ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Iryo ni isengesho abantu benshi bazi, wayo utanarizi ariko wumva barivuga kuko riravugwa kenshi. Ryahindutse ukuri. Ariko tekereza wowe muntu urivuga, ariya magambo dusorezaho,
urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Erega tukongeraho ngo amena, ko ari ukuri, ko bigomba kuba uko Imana ibishaka. Ukunze kurikoresha cyangwa usengera aho barikoresha ntantera amabuye, ahubwo ashake ukuri kuryihishemo. Ndagira ngo tumenye ukuri nyakuri. Urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ugasanga umuntu arasenga iryo sengesho, arakubwira ko ari mu rugendo rugana mu ijuru kandi ko yifuza kuba mu ijuru. N'uwakwigishije iryo sengesho akakubwira ko uzajya mu ijuru, kagutegura kuzajya mu ijuru, kandi uri kuvuga ngo Mariya ajya adusabira twebwe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Bishatse kuba ko tuzapfa turi abanyabyaha. Mariya ari we wagiriwe ubuntu mu maso y'Imana, ari we mukiranutsi, ari we ugomba kudusabira. Mu by'ukuri ibyo uvuga ni ukuri cyangwa ukuri ni ukuri inyuma y'iryo sengesho? Uwarihimbye, uwarikwigishije niwe uzi ukuri. None wowe ukaje kubikubwira ngo nawe wishakire ukuri, azi yuko ibyo ari kukubwira kubeshya, ahubwo wowe wishakire ukuri. Urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, twaba tuzapfa turi abanyabyaha. Ese Imana yifuza ko tuba abanyabyaha kugeza dupfuye, cyangwa Imana yadushyiriyeho uburyo n'inzira yo kugira ngo dutandukane n'ibyaha? Ako ni akantu nzanye kugira ngo kadukangure. Ushobora kuvuga uti abo ngabo ni abavuga ibyo ngibyo, njye simpasengera. Niba udasengera aho ngaho, usanga ahandi ho usengera naho haba icyo bita ifunguro ryera. Reka mbari ryo nganaho gatoya. Abantu baragenda bagakora umugati cyangwa akagati, bagashaka na ji itukura. Umuntu agahagarara imbere yawe akakubwira ati, akamureba, ntabwo ari umugati, ahubwo ni umubiri wa Kristo. Yesu yaravuze ngo mujye mubikora munyibuka. None se iyo turi gukora imigati tugashaka na ji, kuko nawe yafashe igikombe aragishimira, ahereza abigishwa, aravuga ngo mwakire kandi munyweho mwese. Ugafata ji ushize mu gikombe, warangiza ukabwira ngo aya ni amaraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo. Kristo ubwo bavuga ngo ni Yesu. Yesu yabayeho, arapfa, arazuka. Wowe amaraso ye uyakuye? Abona ko ibyo uri gukora wabisomye muri Bibiliya, ibyanditswe ni ukuri, ariko se w'ibyo uri gukora ni ukuri cyangwa hari ukundi kuri kubyihije inyuma? Ndakangurira abantu rero kutaba mu bintu bakabifata nk'ukuri, ahubwo bashake ukuri kwa kabiri. Uko kuri kwa kabiri niko kubyihisha inyuma. Uko kuri kwa kabiri niko kuri nyakuri. Icyambere uzamenya ukuri kuwabikwigishije n'icyo agamije, kuri ko kuri kwa kabiri. Uzongera unamenye ukuri, ariko kuri kwa kabiri kw'icyo wowe wakabaye ukora cyo kuri. Abantu rero tureke kwicara ngo uku niko kuri, jyewe ndi mukuri. Jye kuko ikindi kintu uri butekerezeho kugira ngo umenye yuko ibyo urimo ni ukuri, ariko hari ukundi kuri ugikeneye kumenya nk'ukuri, kandi uko kuri niko kuri nyakuri. Dufite insengero zitandukanye, sindi buvuge amazina, bose bavuga Imana, bemera Imana, bavuga na Yesu, nawe baramwemera, ndetse bemera n'Umwuka Wera.
ariko usanga dufata urugero itorero rimwe rishobora kujya gukora amavuna cyangwa se igiterane rigamije kubwira abo mu rindi torero ngo baze mu itorero ryabo. Wowe uravuga Imana na Yesu n'Umwuka Wera, n'undi nawe arabivuga, none uri kubwira nawe urashaka kumukura ahari ngaza ahuri, kandi ibyo muvuga mwese ni kimwe. Haryo ukuri ni ukuhe? Icyo urebye usanga abantu bose ibyo bavuga babikomora kuri Bibiliya, ariko si ukuri ni ukuhe? Ukuri nyakuri rero ni icy'abo bantu barimo kurwanira. Ukundi kuri nyakuri ni icy'ukuri nawe wakabaye urwanira, uko wakabaye umeze, uko wakabaye uhinduka, uko wakabaye uteye, kuko ibyo bari gukora bose barabikura mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cy'Imana kitumenyesha iby'Imana. Ese kuki bo ubwabo batumvikana, wowe ugakomeza kubajya inyuma ukabashyigikira? Ntabwo ubona yuko hari ukundi kuri kwihisha inyuma y'uko kuri wemera wakabaye umenya? Mperutse kumva abantu b'abapasiteri bishyize hamwe barisuzuma basanga barakoze ibyaha, bajya imbere ya kamera n'umunyamakuru, barapfukama, batoramo uwo bahagarariye arapfukama asaba imbabazi. Bari gusaba imbabazi abantu kuko ari bo bahemugiye. Ejo umuntu azongera agaruka imbere yawe yiyita umukozi w'Imana, cyangwa avuge ngo ni umukozi w'Imana. None niba ukoze amakosa mu murimo w'Imana, wagiye gusaba Imana imbabazi iyo yagutumye, uraza gusaba imbabazi abo watumweho, nibo bazi misiyo yakuzanye. Niba wayirenzeho, bo kuba ari gukomeza gusa bakakwakira nk'umukozi w'Imana, bakakugirira icyizere nk'umukozi w'Imana, niba ibyo ubazaniye bipfuye cyangwa utabikoze uko bimeze, wagiye gusaba imbabazi bosi wawe wagutumye. Maze iminsi numva abantu bafite ubuhanuzi butandukanye, ariko bose muri iki gihe barahanura intambara. None si Imana yagutumye niko ishobora byose, imaze kukwereka iyo ntambara yakubwiye ko igisubizo kizaba ikihe? Niba ahubwo atari wowe wiherereye ukagenda ukaba ufatanyije n'abari muri izo ntambara, wowe ahubwo ukaza kubyitwaza ngo ni Imana yabikweretse. Umuntu araza agahanura ngo ngiye ngo nabonye runaka ngo hari abantu bashaka kumugirira nabi, ngo mumusengere cyane. Wowe uvugana n'Imana waba ari ubibwira bya bindi ntibimubeho. Niba utari inyuma y'ababiteguye bashaka kumugirira nabi, ngo ejo muzavuge ngo nyamara Imana yari yabivuze. Icyo turi kuvugaho ni ukuri nyakuri. Dushake ukuri nyakuri. Niyo mpamvu Yesu nawe aje hano kuri iyi si yakoresheje amayeri akomeye cyane kugira ngo abashe kubana n'abantu batagira ukuri, ariko abamenyesha ukuri, nibura azave kuri iyi si bafite ukuri. Ubwo ni ukuri nyakuri ndi kuvuga. Yesu yatoranyije abigishwa akajya abereka ukuri, ariko igihe yazaga hagati y'abantu cyangwa imbere y'abantu, yababwiraga ukuri, ariko ukuri mu migani, buri muntu wese akabitahana uko ashatse. Nguko uko ibintu bimeze, nguko uko abantu bagendera mu kuri, bakakwita ukuri, ariko inyuma y'ukuri hari ukundi kuri, kandi uko kuri guhishe niko kuri nyakuri.
kwa kundi udashobora guhabwa ku mugaragaro. Ntekereza ko abantu barimo kunyumva. Niba uri mu bintu ibyo ari byo byose utari umwe mu banyamabanga babitegura, ibyo wowe uzatangarizwa ni ukuri, ariko kutari ukuri, kuko inyuma y'ukuri hari ukundi kuri. Ni nako n'iby'Imana bimeze. Dukeneye kugira ngo tube abanyamabanga b'Imana, nibwo tuzamenya ukuri, naho ibyo dutangarizwa bindi ni ukuri kutari ukuri, kuko inyuma y'ukuri hari ukundi kuri. Ndashaka gusaba buri muntu wese ibintu arimo yumve yuko ari ukuri, ariko kutari ukuri niba atari mu banyamabanga bategura ukuri. Sinzi niba imvugo yanjye yumvikana. Reka mbahe urugero rumwe mu byanditswe byera. Dusome muri Matayo igice cya 13 duhere ku murongo wa 10. Abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Mu yandi magambo ni nk'aho bakavuga ati, kuki twumva ibyo uri kuvuga uri kubica ku ruhande, utabibabwira nka kwa kundi natwe ubitubwira? Arabasubiza ati, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko hari abantu bahawe kubwirwa ukuri, abo nibo bazi ukuri nyakuri. Wowe ibyo urimo byose ni ukuri kutari ukuri. Uko niko abantu hano ku isi bimeze. Niba utemera kuba umunyamabanga cyangwa umuntu atakugize umunyamabanga, ntabwo azakubwiza ukuri. Duharanire kuba abanyamabanga kugira ngo tubashe kumenya ukuri, kuko hari abantu bagenewe kumenya ubwiru. Ubwo bwiru niko kuri, kandi ahantu hose haba ubwiru. Nawe niba utagira ubwiru, ntacyo uri cyo, n'ibyo urimo ntubizi, nta n'icyo wanageraho, kubera ko ibintu byose ni ubwiru. Ubwiru bumenywa n'abiru. Niba utari umwiru, ntacyo uzi. Nubwo ushobora gusanga ibyo urimo ari ukuri, ariko kutari ukuri, kuko ukuri kumenywa n'abanyakuri, aribo banyamabanga, aribo biru. Yesu yarakomeje arababwira ngo, kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Wowe uri kugendera mu bintu, ntabwo uri umwiru, ibyo uri gukora ni ukuri, kuko wumva hari icyo bigufasha, ariko ntabwo ari ukuri, nawe ntacyo bizakumarira, kuko utari umwiru, utari umunyamabanga. Ku Mana no mu buzima busanzwe ni uko. Niba uri mu kazi, akazi uragakora neza kugira ngo uhembwe, ariko niba utari umwiru wa nyirakazi, ako kazi ntuzakarambaho, nta n'icyo kazakumarira. Kwanza n'umuntu wese waza ku ruhande akakubeshyera ibyo ashatse, wararuka avuyeho. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo nimushakashake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Niyo wakoresha ukuri, ugakorera mu kuri, ukagendera mu kuri, ariko niba utari umwiru, niba utari umunyamabanga, uko kuri kwawe uzasanga atari ukuri. Nguko niko kuri nyakuri. Aho uri hose haranira kuba umwiru, haranira kuba umunyamabanga, nibwo ibyo uzaba uri gukora bizaba ukuri. Niyo waba ukoresha ubwenge bwawe bwose wibwira kuri mu kuri, ibyo ukora ntabwo ari ukuri, kuko utari
umubitswa kuri. Ni amagambo akomeye ariko ntekereza ko abantu batekereza bari kumva icyo ndi kuvuga. N'iby'Imana rero niko bimeze, cyane ibyo nshingiyeho kuko ndashaka kuguhishura ibijyanye no kwemera kwawe. Niba utari umubitswa kuri, ibyo ukora ntabwo ari ukuri, niyo waba uri gukorera mu kuri. Yarongera akomeza arababwira ngo igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza. Hari ukureba no kwitegereza, hari ukureba no kuvumbura icyihishe mu cyo wowe warebye. Icyo cyihishemo niko kuri, naho ukuri ntabwo ari icyo warebye. Arakomeza arababwira ngo ndetse iyo bumvise batumva, kumbe we ntuzite ku byo umuntu ari kuvuga, ahubwo ibyo we ari kuca ku ruhande, ibyo ari kuvuga bikwiye indi analize kugira ngo umenye ukuri guhishe mu kuri yagutangarije. Inyuma y'ukuri hari ukundi kuri. Ngo bumvise ngo batumva kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoye ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, ngo amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarebeshe amaso. Ibyo ni ibyanditswe. Mu byanditswe ni ukuri, ariko nyuma y'ukuri kwanditse hari ukundi kuri. Niyo mpamvu abantu bagendera mu kuri kwanditse batari mu kuri. Nguko uko umuntu ariho akumva ko ari mu kuri ariko kutari ukuri, kuko inyuma y'ukuri hari ukundi kuri. Yesu Kristo we mu byanditswe byera yakunze kujya akoresha ijambo bavuga ngo ni ukuri, ni ukuri ndababwira ukuri. Yashaka kwerekana ko hariho ukuri kubiri, hari ukuri hakaba n'ukuri. Iyo bavuga ngo ni ukuri, ni ukuri, bishatse kwerekana ko ukuri ni kubiri. Hari ukuri kwa mbere bari basanzwe bazi, n'ukuri kwa kabiri nawe yarazanye. Wowe rero umuntu udafite ukuri kwa kabiri, ibyo urimo ni ukuri ariko bitari ukuri, kuko nyuma y'ukuri hari ukundi kuri. Ibyo Yesu Kristo yagendaga hose yigishiriza abantu mu migani, agasobanurira mu ibanga abemeye kumuyoboka. Ibyo tubona muri Mariko igice cya 4, Mariko igice cya 4 ku murongo wa 33, akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be bose biherera. Ibyo bintu bivugirwa mu bwiherero niko kuri kwa kabiri ni kuvuga. Mu buzima bwose bw'abantu aho ariho hose haba ukuri kwa kabiri kutavugirwa mu ruhame. Uko niko kuri. Niyo mpamvu uzasanga ntuzite ku byo abantu bakora, ntuzite ku byo bavuga, ariko jya wita aho bakuye ibyo bavuga.
ibyo byatumye abigishwa be bamwegera bakajya bamuhata ibibazo buri gihe, kuko bo bifuzaga kugira ngo amenyeshe abandi nk'ibyo nawe ababwira. Reka rero mbonere umwanya wo guhishurira abantu ko igihe cyose uzumva inkuru, uzumva ibiganiro, ugasoma inyandiko, ugakurikira imiyoboro cyangwa se imbuga nkoranyambaga, ibyo byose bitanga amakuru yo mu ruhame. Ujye ugerageza cyangwa se ujye ukenera kumenya amakuru y'ibanga, uko niko kuri nyakuri. Ibi Yesu Kristo yabibwiye abantu muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 31, igice cya 8 ku murongo wa 31, yabwiye abantu arababwira ati, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri nyakuri guhabwa umuntu wicaye agaturiza mu kuri kugira ngo amenye ukuri nyakuri. Ni nabyo bigukura mu rujijo, nibyo bitubatura. Niyo mpamvu uzasanga ukurikiye ibintu bivugwa ku Mana, uzasanga byose ari ibihimbano, uzasanga ari nabyo byanditswe, uzasanga ari nabyo tugenderamo, ugasanga umuntu yarahengamye ngo ari mu kuri, arashaka Imana. Ariko ukuri nyakuri, ukuri nyakuri guhabwa abantu mu ibanga. Abo nibo baba abanyamabanga, nibo baba abiru. Wowe niba utarimo, wari guta umwanya, ahubwo haranira gushaka aho baguha ukuri. Niyo mpamvu ujya abwira abantu, ugenda ahamagariwe kuvuga ukuri. Ikizakubwira ko ari ukuri ni uko impinduka uzazibona kuri wowe, nta wundi uguhaye ubuhamya. Ni nako Yesu byagenze, akazi yakakoze mu gihe gito, aremera aragenda, kuko yari azi yuko we yasoje umurimo. Umuntu utazi uko kuri rero areke guta umwanya mu by'ukuri, areke guta umwanya mu by'ukuri, kuko inyuma y'ukuri hari ukundi kuri, kandi uko kuri niko kuri nyakuri. Niyo mpamvu nakangurira abantu bifuza ko abantu bamenya ukuri, ko batwegera bakadutera inkunga kugira ngo tugezeho abantu kuri. Kandi uzasanga ibyo tuvuga nta handi wigeze ubibona, nta n'ahandi wabikura, kubera yuko twebwe twaremeye duca bugufi, twitwa abana, turatukwa, tubwirwa nabi kugira ngo tumenye ukuri nyakuri, ariko kwa kuri kwihisha inyuma y'ukuri wowe usanzwe ufite. Bishatse kuvuga yuko igihe wakeneye kumenya ukuri kwihisha inyuma y'ukuri, kandi uku kuri gutangwa mu ibanga, uzabihabwa. Uko kuri kugahabwa abanyamabanga. Utari muri iryo banga uzasaza utazi iby'ibanga, uzasaza utamenye ukuri nyakuri. Mpamvu nkangurira abantu, mwaje mukiga ari tukabigisha, ibyo urimo ni ukuri ndabyemera, kuko hari naho byagukuye, hari naho byakugejeje, ariko si wowe wakagombye kuba uri. Reka abantu tureke amakuru ya rusange, duharanire kumenya amabanga, tube abanyamabanga. Nguko kuri nyakuri,
kuko nyuma y'ukuri hariho kundi kuri, kandi ukuri kw'inyuma cyangwa ukuri kwa kabiri niko kuri nyakuri. Ufite ikibazo ni 0785506931. Iyo nimero ibone kuri WhatsApp, uzambaze kugira ngo tuguhe ukuri nyakuri kwihisha inyuma y'ukuri wari usangamo. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.